namwe tuba dukeneye umusanzu wanyu. Erega buriya nta muntu wifasha muri iyi si Mana. Ese wari uzi yuko ushobora kugira abasubscribers 100,000 njyewe mfite abasubscribers 1000 nkakurusha wewe? Ikintu kibabaza kinatera agahinda abantu benshi, ugasanga bacitse intege bavuye mu bintu bari gukora, barahabutse. Ni ugukora ibikorwa ugahera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ariko ibikorwa byawe ntihagire umuntu n'umwe ubiporomotinga, sibyo? Ugahereza umuntu video ngo nakurebe, aguhe like, aguhe subscribe, akayireba Mana, ariko yamara kuyireba navuge ngo reka nereke inshuti yanjye, sibyo? Gusa ndagushimiye nubwo uba wayirebye uba wakoze, ariko namwe tuba dukeneye umusanzu wanyu. Erega buriya nta muntu wifasha muri iyi si Mana. Ese wari uzi yuko ushobora kugira abasubscribers 100,000 njyewe mfite abasubscribers 1000 nkakurusha wewe? Bitewe n'uko abantu banyiyumvishemo, bitewe n'uko abantu bari kumfasha gusharinga ibikorwa byanjye. Icyo nakubwira cyo nuko Mana, tugomba gufashanya kugira ngo tugere aho tugera. Ibikorwa byawe ntabwo byakikora utambonye, nanjye ibikorwa byanjye ntabwo byakikora nakubonye, sibyo? Muri iyi si nta kintu na kimwe uzikoresha. Niba uri umuhinzi uzahinga, uzakenera kugura n'imbuto kugira ngo uyitere. Hahandi uzajya kuyigura imbuto bazaba bagufashije, kandi handi wayiguze baranguye, kandi handi baranguye bayiguze nawe wahinze ujya kugurisha. Ni ukuvuga ngo ibintu uko bigenda byisubiramo niko tugomba gufashanya kugira ngo tugere aho tugera. Uri kundeba aka kanya ukumva ni umunsi, nibyo, ariko hari abandi bari kundeba bankunze bifuza yuko twanahura tugakorana video gutya bino ndi gukora mbatuka babwira nabi, bakavuga ati wenda nanjye mwe n'uriya muntu hari ikintu twakorana. Hari abampangiye banditse amakoteti bakavuga ati weho igihe n'iki tuzahura nzagupangira koteti. Hari abantu benshi bababaye bafite agahinda, sibyo? Babona zino video zanjye bagaseka bakishima bro. Wewe uri kundeba kuri video yanjye ukavuga ati video zanjye ntabwo zishimishije zirandakaje, sibyo? Ntabwo subscribe ngo urigana ukora ibintu by'abandi. Bro, njye nkora ibintu byanjye. Ninde kuva wavuka abonye ukora video yambaye isorori mwiza, bro? Ninde wabonye wambara marinette nk'aya ngaya yacitse? Azika marinette man agura 200,000 man bro. Ariko kubera yuko nza akazi ninjiyemo nafashe utunuza tw'imbere mukura nambara marinette. Urabizi uziki no soro dafite 8,000 batayiguha bitewe n'aho ibintu bigeze bireba. Ariko nzi byo ndi gukora naho nshaka kugera narembe ndayigura. Bro, wari iki kugira ngo mumfashe? Ikintu nifuza ni kimwe mu buzima bwanjye. Ndifuza yuko mwamfasha mukapromoting. Ni ubonye video yanjye yihera iki, numara kuyihara iki wisharing. Nje mfite agahinda mu mutima wanjye kuba nambara isorori nkarangiza hano hacitse inkovu nimurebe. Ariko nkabura igikorwa cyanjye abantu n'abakeya bagikunda ngo bagisharing. Namba zanjye narazitanze, nabuze umuntu wanera inkunga ngavuga ati Daniel ibintu ukora ukeneye iki kigure nacyo gishyireho. Nabuze umuntu wangira inama mu bikorwa nkora. Ndabizi video zanjye muzira muri benshi ndetse muranazisharinga pe, kubera yuko ninjye umuntu wamufite amahirwe ugira views 100 mfite abasubscribers 10. Sivuze ko ari njye wenyine, hari n'abandi babikora bakagira views 100,000 bafite subscribe. Ariko nyine ndashima ku kigero cyanjye ndiho abantu 120 bamaze kumenya n'iby'agaciro byinshi. Ndashimira abantu b'i Burundi bankurikira cyane ku kigero cyo hejuru bakananyereka abarundi bagenzi babo. Ndashimira umuntu ejo bundi wanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo ni wo muri Tanzania ari kazi Kinyarwanda, ariko arankunda. Reka mubwize ukuri, ubu tuvugana uri gukora byaranze pe, byaranze. Uri gukora ukagerageza bikaba, ariko ndagira ngo ubwiye yuko mu isi ntihazabura umuntu ugukunda. Hari umuntu uri kukwifuza bakubuze ashaka ko hari ikintu wamukorera kandi cy'agaciro. Ubwenge bwawe ufite wibusuzugura uvuga ati ngo kuko nambara ibisororo, nambara ibikote byashaje, nambara ibinete byacitse, uvuge ngo nta muntu uzankunda. Ejo bundi bazatungurwa no kubona ndi ku rubyiniro ndimo ndasetsa abanyarwanda, ndi gusetsa abarundi. Nagiye muri Uganda ndi kuvuga ikiganda, muzatungurwa cyane. Ejo bundi muzatungurwa nambaye imyenda myiza, inkweto myiza, muzavuga ati uriya si Imana yibahe. Ikibazo ukombaho ahubwo kugira ngo ngire aho ngira ni Imana yo mu ijuru izagufasha
ikaguhindura umutima ufite w'inzigo, ikakubwira ati uriya muhungu akeneye ubufasha bwawe kugira ngo agire ahantu ugeze. Bro, dufashanye muri iyi si. Uri umurundi, uri umugande, uri umunyarwandakazi, uri umunyarwanda, hafi aho ufite igikorwa uri gukora ukeneye kugira ngo wamamaze. Ibyo byose urifuza bakwamamariza, warababuze. Ukeneye kugira ngo nawe ubone subscribe, warabibuze. Kubera iki? Ku munsi ufasha bangahe wewe? Ukifuza ko abantu bagufasha? Njye namamariza ubuntu kugira ngo bampromotinge. Nta muntu n'umwe nigeze namamariza ngo muce amafaranga. Ndabirahiriye. Niba hari umuntu wigeze uca amafaranga nabamarije, azabivuga. Ndamubwira ati zana icyo ushaka kwamamaza, nka kwamamariza ku buntu. Abantu 100 bakabibona kuko ngira views 100 sinjya nzirenza. Iyo zirenze ziba 150. Ariko nkavuga ati we namumarije, kora akazi, ucaringe, unyereke inshuti zawe, promoting. Ariko bikanga nkaguma hasi, sibyo bro? Ntago Imana ari uko yatwibagiwe, nta nubwo dufite inyakinga bya bindi bajya bavuga, ahubwo ni igihe cyacu kiba kitaragera. Isaha nigera nanjye nzagira ku mafaranga y'abazungu nezere, nambare neza, ibirenge mbyambike inkweto, hano magire masukishe, nanjye nambare amasineti meza agezweho. Gusa icyo mutazi, muri iyi si buri muntu wese aharanire kwimenya. Numva kutimenye nta muntu uzakumenya. Icyo nakubwira cyo, wowe wankoreye subscribe warakoze. Ndashimira n'abandi bose bakoze subscribe. Ngira ngo musabe unkoreye subscribe nawe kwicana. Gusa ndabakunda cyane. Ibihe byiza, nshuti zanjye. Tubonye